Mwamfura zanjye mwe ndabashimiye bitewe nuko mukurikirana ibiganiro byiza tubakore. So uyu munsi rero tugiye kureba ku ndwara yitwa bipolar disorder, indwara y'umubabaro n'ibyishimo bihinduka bidasanzwe, imenyerewe nka bipolar disorder mu cyongereza, cyangwa se ubwo ni ukuvuga ngo ni indwara cyangwa se ni indwara ifata intekerezo za muntu, irangwa n'ihindagurika ry'imyitwarire y'umuntu. Rimwe ugasanga umuntu afite ibyishimo bikabije, undi mwanya wa muntu ugasanga afite umubabaro ukabije ku rwego rwo hejuru. So indwara ziragwera, ntumbaze ngire. So tujye kureba rero imvano y'indwara. Imvano y'indwara, abahanga bavuga ko indwara ishobora guterwa n'indwara karemano z'uruhererekane zituruka ku ngirabuzima cyangwa se fatizo, bita geneticals, ibyo bita za genetical. Ibindi bishobora kwitera harimo ihungabana, guhemukirwa n'inshuti, guhindagurika ku mutungo umuntu atunze cyangwa gucunga cyangwa se acunga imitungo umuntu atunze acunga. Birumvikana kwa guhangayika nabyo bishobora guteza iyi ndwara. Ikindi ni imiterere y'umubiri, ubwoba bukabije n'ibindi. So ibimenyetso by'indwara ya bipolar disorder, bimwe mu bimenyetso kuri iyi ndwara: mu gihe umuntu agaragaza umubabaro cyangwa se agahinda, kwigunga rimwe na rimwe, ibi nabyo biri mu bintu bimenyetso nyine byayo. Ikindi kubura imbaraga no kunanirwa nta mpamvu, gusa umuntu ananiwe nta mpamvu, ntacyo yakoze. Ikindi kubura ibitotsi, ikindi kugira urwikekwe, ikindi kubura ibyishimo, ikindi kwanga kurya, ikindi harimo no kugira uburakari rimwe na rimwe nta mpamvu ibimutiye. ugasanga umuntu ararakaye, ndabona abantu barakaye ukashaka impamvu yamurakaje ukayibura. Bivuga rero uyu muntu yagize usanga afite impamvu z'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Indwara nazo ziragwira, indwara nazo zifata abantu mu mutwe nazo ziragwira. So dore bimwe mu bimenyetso mu gihe umuntu ari mu byishimo bidasanzwe: kwizera bikabije, cyacyo ni ikimenyetso. Ubwo mu gihe uburwayi bw'ibyishimo, navuga ko ubwo indwara nayo iratangaje. Niba indwara ifata mu gice cy'amarangamutima, rimwe na rimwe umuntu arakara bikabije, n'umuntu akishima bikabije by'umurengero, umuntu akarakara bikabije by'umurengero. Iby'indwara rero ntihatari. So dore bimwe mu bimenyetso rero mu gihe umuntu ari mu byishimo bikabije bidasanzwe: kwiyeza cyangwa se kwiyizera bikabije, imbaraga zirenze ukwemera, ndetse n'ibyishimo byinshi ntagereranywa utazi iyo biva, nawe ukabona byaje ariko ntumenye iyo biri kuva. Birumvikana bantu muhora mwishimye mwisuzume neza. Ikindi kudashaka kuryama, kuvuga cyane bidahagarara, kumva arashaka kuvuga koko kavuga pe kajya bagucomeze. Ikindi kubonekerwa ndetse no kwitekereza uko utari. Ikindi kwishimira cyangwa se kwishima birengeje cyangwa se birengereye, biganisha ku ngaruka zirimo ubusambanyi, gusesagura, uri kwishimisha, kumbe ntumenye ko ari indwara ikumere nabi. So uko indwara ipimwa rero n'uburyo isuzumwa ry'umubiri, umuganga akora isuzuma rikorwa ku mubiri hamwe n'ibizamini byo muri laboratoire, icyo bita labo test, kugira ngo amenye imvano n'ibimenyetso by'ubu burwayi. Birumvikana. Ikindi, isuzuma ry'ubuzima bwo mu mutwe, isuzuma rikorwa n'abahanga mu bigendanye n'uburwayi bwo mu mutwe. Ubwo ni ukuvuga ngo habazwa abagize umuryango w'umurwayi ndetse n'inshuti ze ku bigendanye n'uko bamubona, kugira bafashe kumuvura. Ikindi, isuzuma ry'imyitwarire, aha umuganga areba uburyo umuntu yitwara ku minsi cyangwa se ku munsi, uko asinzira n'ibindi byinshi bitandukanye. Nyuma umuhanga mu ndwara zo mu mutwe agereranya ibimenyetso by'umurwayi n'ibipimo rusange bigenderwaho ku muntu urwaye iyo bita bipolar disorder, maze agafata umwanzuro niba koko umurwayi afite iyi ndwara cyangwa se niba ntayafite. So uko indwara ivurwa: uburyo bw'ibanze bwo kuvura iyi ndwara ni uguha umurwayi imiti
no kumuha ubujyanama, birumvikana kamugira inama. So ingano y'ubwoko bw'imiti muganga abyandika akurikije ubukana bw'ibimenyetso umurwayi agaragaza. Ku miti imwe n'imwe ikoreshwa twababwira ni nk'inkingi ikurikira. So imiti ishyira cyangwa se imiti ishyira ku murongo morali y'umuntu. Donc ni imiti ishinzwe gushyira morali y'umuntu, urwa morali y'umuntu ibataye linye cyangwa se yataye umurongo. Iyi miti irayifata igasubiza morali kuri gahunda, ikajya umuntu akajya yishima, bifite control, bifite pana kishima, bifite igaruriro kuri kumva indwara. So nuvuga ngo rero, so iyi miti rero ishyira morali ku murongo, cyo bita mood stabilizers, ibyo bita ngo ni mood stabilizers. So muri iyo miti harimo nka iyo bita Rifabid, hakazamo no bita valproic, hari iyo bita valproic acid, ndetse hakazamo no bita carbamazepinic, carbamazepine hanga rero imiti nafite amazina. So ngaho rero wahasigaye rero iyo miti nayo ikagenda igufasha kugenda ugira ate igira. So indi miti rero baguha ni imiti ivura ibisazi. Muri iyo miti harimo nk'uwo bita aranzapine, cyangwa se harimo bita aranzapine, hakazamo n'ibindi bita risperidone, hakazamo bita geodon, hakazamo bita safiris, hakazamo bita latuda, niwo bita na asenapine. Imiti rero nayo ikaba yagufasha. So imiti ivura agahinda gakabije rero nayo yagufasha. Ikindi imiti ivura agahinda gakabije ikomatanyije hamwe n'ivura ibisazi, gukoresha uruhurirane rw'imiti yo mu bwoko bwa antidepressante na niyo bita antiphiotic, nayo byagufasha. So imiti ivura guhangayikishwa rero, ivura guhangayikisha ni nka benzodiazepine, ayagufasha. Sako n'abantu kuri imiti nayo muti wabuzi nukibaza izina barikuye, si icyongereza, si iki amazina banza bagoye, ntumbaze nimba ari Ifaransa simbizi. So imari vaye ko ntaga cyaba ari Ifaransa, tusinza hano amazina bita imiti hano bayakura kabisa. So hakubanza biterwa n'ahantu imiti yarakomotse n'imico yagikomokamo. So uko indwara yirindwa rero, umuntu yakwirinda uburwayi yirinda gukoresha ibiyobyabwenge, inzoga zikaze, kwirinda guhangayika cyane, ahubwo umuntu agakora ka siporo rwose. Iyo kaburya ka 30 minutes, burya ka siporo ka 30 minutes kafasha. Ikindi agafata indyo yuzuye. Bantu murya indyo zituzuye murabe mwumva, mukarya indyo z'ibice zituzuye, mukwiye kurya indyo zuzuye, kandi akagira gahunda yo gukora ibyo aba yateganyije. Ingaruka rero z'izi ndwara cyangwa z'indwara, umurwayi ashobora kwiyahura. Ikindi umurwayi ashobora gukora ibikorwa bibi byamukuriramo n'urupfu. So ngaho rero nimba uzi umuntu ufite ikibazo amufasha, cyangwa se nawe uri kunyumva nimba uzi ko ufite ikibazo ukaba wishima ku rwego ndengakamere, morali yawe ikaba yarataye gahunda, abantu mwishima cyane rero mujye mwitonda nk'uko twabivuze hano ruguru. Haryo uzaga n'ibyo byishimo byinshi bishobora kuba indwara. Cyakoze ndanumiwe da, ntabwo nari nzi ko habaye indwara y'ibyishimo, indwara ya morali ikabije. Umubiri indwara nazo ziragwira. Uyu mubiri wacu uragoye, sinzi ukuntu banza Nyagasani wawuremye ni wowe uzi neza, ariko umubiri wacu uragoye. Ntekereza ko kurinda sinzi biragoye gusa wenda icyo twe dukora ni ukugerageza tugakora ibishoboka, ariko kurinda by'100% ngo hatagira ikibaho byo biba bigoye pe. So yemwe nababwira iki rero, reka duhure ubutaha.